Mami. No. Mami. Ni gute uvuga ko udashaka Kate? Muri uru rugo rwanjye niyubakiye. Hayiwezi kane. Ntabwo byumvikana mami. Ntabwo byumvikana. Wowe uritora ukavuga ko udashaka Kate. Namukunze mbizi kandi nzi ko azambera umugore mwiza. Byashoboka ko ushaka abagore bafite amafaranga kandi bafite buri kimwe. Na. Peter. Uribuka ko ndi nyoko Peter. Ndi nyoko wakubyaye. Nagiye kubisa amezi 9 Peter. Ntabwo ugomba kunsohora uko wishakiye. Uri umuhungu wanjye nibyo. Ufite uburenganzira mu nzu yawe warayubakiye. Ariko wibuke ko Peter, amashuri yose wize ninjye nayakurihiriye Peter. Hari n'igiceri cy'icumi wigeze umpa mu kurira minivare yawe Peter. Nakwigishije primaire, nkwigisha segonderi, nkwigisha na universite byose Peter. Mu bushobozi bwanjye. Ntabwo ushobora kunsuzugura Peter. Uri umuhungu wanjye narakubyaye. Nta kibazo ufite mu mutwe Peter. Narakubyaye ndi nyoko wakubyaye. Ugomba kunyubaha ukampa icyubahiro gikwiye. Nta soni. Mami, maze kuba umugabo. Nta soni nawe mami. Maze kuba umugabo mami. Mami, I'm sorry. Mbabarira. Nibyo nitwaye nabi. Ntabwo byari bikwiriye ko nkubwira nabi. Ariko nawe wakabije mami. Wakabije mami. Peter. Ntabwo nakabije, narakubyaye, narakureze, naraguheheye. Peter, waranereye, waranyariye, ntabwo nagutinya. Uri umwana wanjye nabyaye, nakuye mu nda, uri ikibondo cyanjye Peter. Nta soni. Njyewe nze wambwiye ko ugiye kunyereka umukazana ukanyereka umukobwa nkuriya wo mu cyaro utazi no kwambara Peter. Nta soni. Ubona njyewe nakihanganira ibintu Peter. Ishyire mu cyimbo cyanjye Peter. Nta soni ukanyereka umukobwa w'umunyacyaro w'incakarafu, umukobwa udakaraba, umukobwa utari mwiza, umukobwa udafite ikintu na kimwe. Umukobwa ushaka kunsahurira umusore wanjye, umuhungu wanjye nabyaye, akamutwara imitungo yose, ubundi agashaka divorce. Mami, ntabwo kwita ashaka divorce. No. Divorce niyo abantu badakundana. Nta soni. Mami, warambyaye. Ariko uyu munsi tuvugana mfite imyaka 38. Mami, nuko usanze ndwaye grippe mami. Reka mbanze nkomaze sha. Mami, reka ibintu tubiganire mu buryo bwihuse. Ese mami, waba uzi ko nakuze? Waba uzi ko mfite uburenganzira ubwo ari bwo bwose mu rwego rwo gufata imyanzuro yanjye?
ese wari uzi ko nshobora gutegeka cyangwa nkavuguruza? Peter, ndabizi uravuga ko urwaye giripe, ni urwitwazo ushaka kwitwaza kubera ko wumva ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri. No mami, nibyo maze iminsi ndwaye giripe, ariko ntabwo yambuza kuvugana nawe mami. Uri mama wanjye wambyaye, nta soni mami. Mami, ndumva umaze kunshyira ama stress nyinshi. Mami, stress zibaye nyinshi. Mami, ibintu nkoreye ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo na gato mami. Ntabwo ari byo. Mami, ndagiye. Iyi nzu ndayigusigiye mami, ndayigusigiye. Mami, ndagiye. Bye mami, bye. Ntabwo nshakaga guterana amagambo nawe mami. Ndagiye. Sawa muhungu wanjye, nta kundi. Ntibuhizemo kugenda ukansiga mu nzu yawe. Nakora iki? Niki nakora? My son, gusa wibuke ko ngukunda kandi ko nkwifuriza ibyiza. Bifuza ko abaho neza, ubuzima bwiza, umukobwa mwiza, ukamuha n'umukwe mwiza. My son, muhungu wanjye. Mami, urashaka kuvuga ko ubona ko yari mubi? Hoya my son, urabizi ko ngukunda cyane muhungu wanjye, ariko nibagiye kugushimira ku gafanta nk'aka wampaye. Ariko Peter, aka gafanta kavuye, uzi ko numva karyoshye cyane kurusha fanta zose naba yaranyweye. Mami, ako gafanta kavuye muri Canada. Oh, kavuye muri Canada? Reka mbeho numve ndi. My son, aka gafanta kararyoshye cyane. None se my son, ugiye kurya nsize hano iwawe? Ese ni ukubera ko nanenze umukazana? Mami, ntabwo ari byiza kunenga umukazana wanjye. Urabizi neza ko mbere y'uko umuntu akwereka umukazana aba yarabanje gukundana nawe. Ni sheri wanjye, ni umugore wanjye. Ariko natunguwe no kumva ko umunenga ko ari umunyacyaro, kandi ntabwo byanshimishije mami. My son, muhungu wanjye, nkwifuriza ibyiza byose. Nkwifuriza kurongora umugeni mwiza, nkwifuriza kubona umukobwa mwiza kandi ugukwiriye. Gusa bigendanye n'uko nabonye uriya mukobwa, nabonye ari umunyacyaro, ntazi kwiyitaho, ntazi gutera makeup, ntabwo namwishimiye. Mami, no, ntabwo ari byo. Ukunda kumukunda mami. Mami, ndagiye mami, ndagiye. Mwana wanjye, ugiye he? Mami, ntabwo nigeze nshimira uburyo wafashe icyemezo cyo kudakunda umukazana wawe Kate.
Kate ndamukunda cyane mami. Mungu wanjye, uriya mukobwa ni umunyacyaro, yadusebya mu muryango, nta nubwo bene wanyu bamwishimira. Peter, ntabwo bamwishimira na gato. Mami, urukundo ni urukundo. Iyo ukunda umuntu bivugwa ko kandi byaririmbwe ko nta muntu n'uyu n'umwe mami ugomba kwivanga mu rukundo rw'abantu babiri. Urukundo ni urwa babiri mami. Kuki wumva ko uyu mukobwa tutabana mami? Ese mami, ubwiza n'uburanga buhebuje, kwambara neza, kugaragara neza mami, kuba ukomoka mu bihugu bikomeye cyane nka United States, Canada ndetse n'Ububiligi n'ibindi bihugu bikomeye cyane, wumva ko ari ryo shema ryo kurongorwa neza cyangwa kurongora neza? Abana baturuka muri biriya bihugu cyane cyane Ububiligi, muri Canada ndetse no muri Amerika, aba ari abana bakoze cyane kandi bafite uburyo bwinshi bwo kwinjiza amafaranga, cyane ko nawe utari umutindi mwana wanjye. Rero kuba utari umutindi ntabwo ugomba gushakana n'umukobwa w'umutindi, ntabwo ugomba gushaka umutindikazi, ntabwo nabyemera Katsirida.